Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemere dusangire amasomo atagatifu cyuzuye umubyeyi wacu aduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, nzi neza ko icyiza kitandimo kubera intege nke z'umubiri wanjye. Nshobora kwifuza icyiza ariko kugikora bikananira. Kuko icyiza nifuza naho ikibi ndashaka akaba ari cyo nkora. Niba rero icyo ndashaka ari cyo nkora, ntibigikibaye njyewe ugikora, ahubwo ni icyaha gituye muri jye. Njyewe ushaka gukora icyiza, sanga hari iri tegeko ko ikibi ari cyo kimbangukira. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, nyamara nkabona irindi tegeko muri njyewe rirwanya itegeko ry'umutima wanjye, ku buryo ndi imbohe y'itegeko ry'icyaha rindimo. Mbega ngo ndaba umunyabyago! Ninde uzankiza uyu mubiri wagenewe gupfa? Imana ishimwe muri Yezu Kristu umwami wacu. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi: Mana yanjye, unyigishe ugushaka kwawe, unyigishe ibyiza by'ubushishozi n'ubumenyi, kuko niringiye amategeko yawe. Uri umugwaneza n'umugiraneza, unyigishe ugushaka kwawe. Urukundo rwawe ni rwo rwampoza, nk'uko wabisezeranyije umugaragu wawe. Impuhwe zawe nizinshengere maze mbeho, kuko amategeko yawe antera ubwuzu. Sinzigera nibagirwa amabwiriza yawe, kuko ariyo untungishije. Ndi uwawe, unyirokorere, kuko ndangamiye amabwiriza yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati: iyo mubonye igicu giturutse uburengerazuba, muhita muvuga muti imvura iraza kugwa, kandi bikaba. N'iyo mubonye umuyaga uhushye uturutse mu majyepfo, muravuga muti haraza kuba ubushyuhe, kandi bikaba. Mwa ndyarya mwe, musobanukirwa n'ibyo munsi n'ibyo mu kirere, ni iki gituma mudasobanukirwa n'iby'iki gihe? Kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora? Nuko rero nujyana n'umuburanyi wawe agiye kukurega, gerageza kwigorora nawe mukiri mu nzira, hato ataguteza umucamanza nawe akakugabiza umurinzi w'uburoko ngo agufunge. Ndabikubwiye, ntuzafungurwa utishyuye kugeza ku isenge rya nyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu tumaze kumva uyu munsi aratwibutsa ko itegeko ry'umubiri rijyanye n'icyaha rihabanye n'icyo Roho Mutagatifu atwifuzaho. Aratwibutsa ko dukwiye kwitandukanya n'iryo tegeko ry'icyaha riturimo, kugira ngo tubashe kugengwa na Roho Mutagatifu. Yezu Kristu mu Ivanjili aradusaba kwirinda uburyarya, bityo tukigorora n'Imana, ndetse tugashishoza kugira ngo tumenye igitunganye n'igikwiye. Kuba twifuza gukora icyiza ntitubigereho ni ikimenyetso ko turi abanyantege nke. Icyo twifuza gukora iyo tutagikora, bigaragaza ko icyaha kidutuyemo koko. Kubangukirwa no gukora ikibi ni ikimenyetso cy'uko intege nke zacu zitugenga. Ariko iyo twitandukanyije n'iryo tegeko rirwanya itegeko ry'umutima wacu, tubasha koko kutaba imbohe z'icyaha. Uwo tubikesha rero ni Kristu. Gutsinda icyaha tubikesha Kristu umwami wacu. Nibyo tugomba kwishimira, kandi tukanashima Imana kuko yaduhaye Yezu Kristu nk'incungu y'ibyaha byacu. Iyo twifuza rero kugendera mu nzira y'ubutungane Yezu Kristu atuyoboramo,
dukwiye kwizirika kuri Roho Mutagatifu tukagengwa nawe. Igihe cyose tuzagengwa na Roho Mutagatifu tuzabasha kuyoboka Imana, tumenye icyo ishaka, tugendere mu rumuri kandi dutsindire irari ry'icyaha n'ikibi, bityo Roho Mutagatifu aba ari we udufasha gutsinda ndetse no kwitsinda ubwacu. Yezu Kristu araduhamagara kwirinda uburyarya. Umubyeyi Bikira Mariya abonerekera ikibeho yadusabye kwicuza, kwihana, kwisubiraho inzira zikiri nyabagendwa. Nicyo Yezu Kristu nawe twifuriza ko tugomba kwigorora n'Imana hakiri kare. Niba hari ibyo dushishozamo bijyanye n'ibyinshi bihita kandi tukabishobora, dukwiye no gushishoza tugacengerwa n'iby'ijuru bizahoraho. Kwiyunga no kwigorora n'Imana bidushoboza kugirirwa imbabazi n'impuhwe byayo, tubikesha Yezu Kristu we mpongano y'ibyaha byacu. Ese twemera ko Yezu Kristu ari we udukiza kandi akaduha n'imbaraga zo gutsinda? Dusabe Imana ingabire yo kuyoborwa na Roho udutsindira kandi akaduha kwitsinda no gutsinda icyaha, bityo uwo Roho adufashe gushishoza kwakira imbabazi n'impuhwe by'Imana, maze duhore twigorora nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duharanire gukora icyiza tubikesha Yezu Kristu we nzira, ukuri ndetse n'ubugingo. Niwe utwigisha ibyiza by'ubushishozi n'ubumenyi kugira ngo duhore iteka dukora ugushaka kw'Imana Data. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.